turabakiriye inshuti bavandimwe badukurikirana uno mwanya mwiza w'ibiganiro tugenda tubagezaho tunabashimira cyane kuba bakomeje kudukurikirana ku gitaramo official na Ndabagaza official TV. Tubahaye kaze kugira ngo mukomeze mudukurikirane tugenda tubagezaho ibintu byiza aho muherereye hose ku isi hatandukanye. Reka muvandimwe nawe aze kubakira. Turabakiriye inshuti bakunzi, turabishimiye aho muherereye. Ahangaha kuri channel yacu murahasanga Musengo, ariko ku izina rye channel ni Gitaramo Official. Turabiyegereje kandi turabishimiye, dusabye kugira ngo mudushigikire. Murakoze cyane. Sawa, murakoze cyane muvandimwe. Turakwiyegereje cyane. Yego. Turakwiyegereje kugira ngo tubashe gukubana mu kiganiro. Hari byinshi byiza uza kuheza abatumirwa, abantu baje kudukurikirana wenda bigenda bibungura, bigenda bibafasha. Rero reka tuguhe kaze kugira ngo uze kugezaho abantu ubutumwa bwiza kubaza kudukurikira n'abazuza kudukurikirana hanyuma. Murakoze cyane. Ikintu gikomeye kibaho ubutumwa bwiza, burya amateka yawe cyangwa se itangiriro ry'agakiza kawe yabera abandi kuba ubutumwa bukomeye bagahinduka. Ico nashaka reka mbaze umuvandimwe Musengo, kubera ko hari ubuhamya nabonye atanga. Muri ubwo buhamya nibwo bwatumye nza hano kuri icano kugira ngo tubane atubwire uko byagenze. Tese Musengo, kuva ukijijwe ni iyihe nyungu wabonye yo gukizwa? Ni niyihe mbogamizi wabonye muri ibi bintu by'agakiza? Urakoze cyane muvandimwe. Ni ukuvuga ngo tugiye kuganira hejuru ya bimwe byiza tubona mu gakiza iyo umuntu amaze gukizwa, kugira ngo wenda nawe ukiri utarakizwa uze kumva ko iyo umuntu amaze gukizwa hari byiza aba yijiyemo, hari ibintu byiza abagezemo, hari ibintu byiza agomba kubona. Yego. Warubajije uburyo imbogamizi iyo umuntu amaze gukizwa ahura nazo iyo amaze gukizwa. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze gukizwa, iyo umuntu amaze guhamagarwa avuye mu pagana akinjira mu gukizwa, hari imbogamizi ya mbere umuntu ahura nayo, uza wangwa n'abagukundaga. Ukangwa n'abahe? Abo usanze cyangwa abo wasize? Abo wasize. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gukizwa, iyo umaze gukizwa hari abantu ndetse cyane cyane wangwa n'abantu. Ari bamwe bakwita ko uyu nguyu ni kirara, uyu nguyu kuko umuhamagaro, iyo ufite umuhamagaro muri wewe, abantu ntibawemera, kandi abantu benshi ntibagenda benshi ntibawushigikira. Kubera iki? Kubera yiwe Imana yahamagaye. Imana yahamagaye ariko ikimurimo abantu benshi ntabwo bakibonera kure cyangwa bakibone ko ari ikintu cy'agaciro. None ukuvuga ngo imbogamizi za mbere zugira ni zaba bandi usanze bakubonamo wa mwuka za bindi byatambutse. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gukizwa, imaze gukizwa hari abantu, hari abantu were ndetse no mu miryango, muki mu mafamiye, mu bibindi byo ngibyo, hari abantu badashobora kwemera ko wakijijwe kubera ibyo wakoze, kubera ibyo wabagamo. Cya kabiri, kubera wewe muri we harimo umuhamagaro. Iyo ufite umuhamagaro, abantu benshi ntibakure ko ikikurimo. Ubundi bivuga ngo Imana iziturinda kubera ikibisanyo cyayo yatubikije. Ni ukuvuga ngo iyo hari kiri muri wewe kiza kigwanwa cyane n'abantu benshi batandukanye, haba mu muryango, haba mu gihugu, haba hehe.
kubera iki kubera cya kindi kurimo gifite agaciro iyo ngiyo ni imbogamizi ishobora gutuma wowe usubira n'inyuma ugasubira mu byo wari ubamo ubaye udasenze nk'Imana igushoboze urashobora gusubira inyuma. Urakoze cyane Nshuti Musengo. Umaze kwemera cyangwa se umaze gukizwa, ngikiye kintu ngikiye mistake cyangwa se ikiye kintu wakoze ukumva kikubereye nk'intambamyi muri aka gakiza, nubwo wakijijwe nubwo wihanye, yani kintu gito waravuze warakoze kumva kigusubije nk'inyuma? Urakoze cyane. No kuvuga ngo namaze gukizwa. Igihe namaze gukizwa ndibwira ko nta mbogamizi cyane nahuye nayo. Nta mbogamizi cyane nahuye nayo yotuma nsubira mu byo nabagamo. Ntayo. Kubera ko namaze gukizwa namaze gukizwa ngira abashumba beza baramfata baranyegereza barandera bamwikanisa kugeza ubu nyine. Nukuvuga ngo imbogamizi ushobora kugira kandi iyo umaze gukizwa ukabura abantu bakurera ukabura bakwiyegereza, aho ngaho ni ukuvuga ijambo warangiza nono ntiwegere cyane, icyo gihe uzusubira inyuma. Bisabye ko niba umuntu akijijwe abona abantu bagira gute bamurera. Rero icyo gihe nakijijwe njyewe abashumba banjye turanabashimiye cyane. Turabashimiye abashumba bacu, Bishop Dr. Turagushimiye cyane kubera ko na Reverend wabaye umwe mu kudufata kuboko kugira ngo dukomere muri uru rugendo, kuko uru urugendo rutoroshe. Rero ni kizo mbogamiza abantu bagenda bahora nazo bakimara gukizwa. Kandi bazavuga ngo ko tubaganira, bazavuga ngo iyo umuntu agikizwa abakiri muri moto ya kwanza. Ngo moto ya kwanza iyo utabonye umuntu ukurera muri moto ya kwanza uyikoresha no kwikorera mu makosa cyane. Ushobora kwikorera mu makosa. No ugize neza cyane, uvuze hejuru y'abashumba kurera abashirika. Ndango nimo Bishop Moise niwe watumye ukizwa. Ubu ngubu uhagaze neza n'umusemuzi mu rusengero cyane. Imana igira umugambi ku muntu wayo. Musengo, ese kuvukijijwe hari umuntu weruka kumbwira arambwira ngo ngo karabona agiye gusubira inyuma ngo bitewe ngo yamaze gukizwa agira intambara. Icyo kintu ni ikibazo n'abadukurikirana muzatwunganire. Tese umaze gukizizwa nta zindi ntambara wowe waragize zisanzwe z'ibitero cyangwa se zo kumva uwumva nyine kuko ugize intambara? Kuko abantu benshi bumva kuko iyo bakiriye agakiza cyangwa se iyo baje bakumva kuko bagiye mu ntambara baba bagiye kubohoka, bagiye kubahuka. Urakoze cyane, icyo bitekerezo ni cyiza cyane. Reka tuganire kandi ndakwishimiye. Asante. Waye kazi. Urakoze cyane. Umuntu w'umugabo tuzokora byinshi kandi tuzogera kuri byinshi. Kabisa. Zose tubikesha Imana. Mukomeze mudukurikirane kuri Igitaramo Official no kuri Ndabagaza Official TV. Urakoze cyane. Rero reka mbe kuvuga bukeya. Buriya nubwo tuvuga ko iyo umuntu amaze gukizwa abavuye mu ntambara, ahubwo ni ukicinjira mu ntambara. Aho sobanurira abadukurikira. Nibyo ngiye kuvuga rero. Ni ukicinjira mu ntambara. Nuvuga ngo reka tubiganireho kubera kuko iki kiganiro kiraba nshaka tugire parti 3. Tugire parti 3. Nukuvuga ngo iyo umuntu amaze gukizwa ekanje nihereho. Maze igihe nakijijwe gutya. Igihe nakijijwe nico gihe nayisangira gahunda yo gushaka. Aho makuru tuyatangire neza. Kugira ngo tubwire abantu uburyo twagirijwe n'uburyo noneho iyo umuntu avuye mu pagana akinjira mu Mana hari hari ibintu urekanye nabyo bidashobora kugira ububasha. Hariho n'ibindi wawinjemo ubutanga ubundi buzima, ubutanga urundi rugamba. None ubwo rugamba ariko nubwo mu Mana, Imana nizi gushoboza, nizi kubasha. Ntabwo watuba tugifite ko Yesu yaradutsindiye cyane. Kimara gukizwa mara gukizwa nuvuga ngo umwaka nakijijwemo niwo mwaka nahise nkundanamo no wacu
ndanamusuhuza cyane mama Gideon akomere abe turagusuhuje komeza kandi Imana ikomeze kwagure mu murimo wawe no mu muhamagaro wawe amavuta menshi komeza umuririmbyi ukomeye ni umuririmbyi ukomeye cyane international turamushigikiye ni ukuvuga ngo icyo gihe twese dukundana wenda tuzobigarukaho nyuma iyo kindi gihe ariko reka duheraho nuvuga ngo tukimara gukundana gutya twamaze gukundana nawe turashakana turubakana igihe twananiwe gukora ubukwe twakoze ubukwe 2019 turangiza gukora ubukwe kurya abantu iyo bakiri abageni niho nari mvuze rero noneho habaho intambara uhura nazo mu gihe udahagaze neza ushobora kwisanga n'urugo wageze gute warusambuye cyane ariko kubera ko icyo gihe nibwo nangikizwa nari ndi mu mbaraga kabisa mu mbaraga zima nari ndi mu mbaraga Mwuka Wera yaza kora ibitangaza bitandukanye n'akamogi bitandukanye n'ibyo twatuye nuko no turi abageni icyo gihe nibwo navuze ko aribwo nangikizwa kandi icyo gihe nari ndi imbaraga kabisa nangize turyamye mu ijoro buriya nuko novuga abantu bakavuga ati no kwirata ariko zanerekwa buri Imana izinganiriza mu nzozi amen prophet Imana izinganiriza mu nzozi kandi n'uwacara bizi nza mbibona gutya kandi mubwira kandi yanaza nakabona ko ari byo nuba ngo turyamye mbona ko umuntu araza arambwira ati tizuka urebe muri cyo harimo inzoka tizuka urebe muri cyo harimo inzoka kubera ko nje iyo umuntu anganije mu nzozi inzo ari inzo nziza ntabwo zipfa kugenda ubwo nahise nzuka ndagenda bakingura muri cyo nkingure gutya namasaga harimo inzoka yakagusha yari izingiye hirya yaco gutya yashitse nuko ubwo banyana ntarabutanga kuko nabwo katubivuge kubera ko ayakindi kiganiro cyane turi gukora buno banyagira ngo ko tuvuga hejuru y'uburyo umukristo amaze gukizwa ari intambara n'undi zirakomeza ariko kubera ko zirimo Yesu ziroroha zifite tugiraho imbaraga Petero wa mbere ibice 5 ku murongo wa 6 n'uwo 7 haravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe izabana namwe komeza none ndangize ndabyuka iyo nzoka ndayibona ndangize mpita negira gute ndayikubita ndayica ndahita ndagenda sura ndaryama bishatse kuvuga iki ngo iyo umuntu amaze gukizwa hari intambara ugenda uhura nazo ariko izo ntambara ntizikubwiraho iki ububasha kubera ko wagira uti wawusenga kandi uri kumwe n'Imana turumvikana nuko rero nuvuga ngo muvandimwe rero nimba turiho gutya nimba twarakishijwe turi gusenga hari ibitero bimwe na bimwe bigenda bituzaho ariko kubera ko nizisanga dufite ibicaniro muri twe tibizotugira imbaraga Imana iguha umugisha akoresheje ijambo ryiza ukuvuga ngo nubwo wakijijwe nubwo ufite aho ugeze ube maso kubera ko Satani aracahagurutse kugira ngo akugwanye ikindi kigira kabiri Musengo umaze gukizwa ni nkiki wumvishije muri wewe gitandukanye cyangwa se wafashwe gute wabonye umuriro wabonye hari abantu baza bagira amatsiko hari umuntu uzugira amatsiko akabate se gufatwa bimeze gute gufatwa umuntu azafatwa niko uzubona wabonye umuriro wabonye umwangaza wumvishije ijwi byagenze gute kugira ngo n'umuntu wowe uri mu muhamagaro hari abantu benshi batazamenya kuko bari mu muhamagaro nimba ari mu muhamagaro nawe yumve kuko urakoze cyane muvandimwe uvuga ngo gufatwa birimo kwinshi birimo uburyo bwinshi butandukanye iyo umuntu aje gufatwa cyangwa akuzura Mwuka Wera hari abazura Mwuka Wera bagafatwa n'amarira bakarira gakarira kabisa uwo mutima w'uko uyu muntu yafashwe n'Umwuka Wera hari abandi bafatwa na Mwuka Wera bakavuga ku ndimi cyane hari abandi bafatwa na Mwuka Wera bakagira iyerekwa bakaja mu iyerekwa ni ukuvuga ngo njewe igihe nkizwa Mwuka Wera yanjeho Mwuka Wera yanjeho arangize
anyuzuza imbaraga kaza wumva uri umuntu udasanzwe naza numva muri jewe numva mfite imbaraga wohura n'igikuta wotambuka nkumva sinzi uko bimeze bitandukanye n'uburyo nari imeze ubundi imbaraga z'Imana ziba zitandukanye n'imbaraga za shitani cyane uzi umuntu yamaze gusinda uzumva ko nta muntu wo gukubita mu isi ariko uri mu mbaraga z'Imana aho guca bugufi guca bugufi vuga ngo iri mu mbaraga z'Imana umwuka w'Imana umwuka niwe utwigisha umwuka aratwigisha atwigisha guca bugufi atwigisha kubaha atwigisha uburyo tugenda atwigisha uburyo tuvuga iyo umuntu amaze gukizwa rero hari ibintu urekana nabyo kubera ko mwuka bivuga ngo mwuka wera atandukanye na kamere y'umuntu kubera ko aho mwuka ari ntagomba kubana na kamere kubera ko mwuka wera yirukana kamere iyo rero utemere mwuka wera ko muri wewe kamere rero iba muri wewe kamera ni ikuyobora ariko iyo mwuka wera muri wewe uyoborwa na mwuka wera ugeze neza cyane ugeze kuri kamere kandi kamere ndibaza ko n'abakristo n'abapagani twese kamere tubaho cyane suko nguko ni ngiki kamere yo yaragukoresheje mu buzima uzuvuga ngo mistake nayikoreshejwe na kamere kandi bibaho naje uze kumbaza ndakubwira ibintu bimwe nakoreshejwe na kamere gusa kandi ndimo umwuka w'Imana umwuka wera nukuvuga ngo kamere turayivukana cyane kamere ni ikintu natire ni ikintu umuntu avukana ariko kandi iyo umaze kwakira agakiza umaze kwakira mwuka wera azaganza kamere cyane ukaba utakibogwa n'iki na kamere ba bantu rero ubona bakora ikintu kibi kandi uzi ko yakijijwe uzi ko arimo mwuka wera uriya muntu hari ikintu kimwe atarareka afite mwuka wera we ariko hari ingesi imwe yamubase ataragira gute atarareka ataravaho rero bimusabye gute gusenga ubundi amasengesho niyo atuma tugenda tuva ku ngeso zimwe na zimwe bakoze cyane Musengo ugize neza kuba uduhaye aya magambo kuko yubaka imitima ya benshi. Ikindi kibazo twibaza, kubera iki iyo umuntu yakijijwe cyangwa se umuntu yaretse ibyo yabamoga kera, kubera iki abantu bakomeza kumubonera muri ya shusho? Kandi n'ukuvuga ngo yarakijijwe kandi ubu nta kibibamo, ariko abantu bagakomeza bagarura amateka ya kera. Ni abantu batizera, ni wowe wakora uwasubiyeyo cyangwa n'icangiro cya Satani kwa kundi wavuze ngo ni umurimo wawe ugira gute uri kugwamo? Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo umuntu yamaze gukizwa hari intambara zimwe na zimwe umuntu agenda ahura nazo. Duhura n'intambara, ariko kandi izo ntambara tuzineshesha iki? Gusenga. Ubundi umunyabwenge numenye uburyo akoresha ururimi rwiwe. Umunyabwenge numenye uburyo akoresha iki? Ururimi rwiwe. Muri rimwe zarenze bavuga ngo ururimi ni akantu gato, ariko rero amagambo avamo aratwika, arasenya, arica, ariko kandi arubaka. Niko Bibiliya ivuga mu Migani 18 ku murongo nimba ari wa 20, aravuga ngo umenya gukoresha ururimi rwe azabeshwaho nago. Kuvuga kwantu nukuvuga ngo azakira kubera umenya gukoresha ururimi rwe azobeshwaho nibiva muri urwo rurimi. Yes, iryo jambo rirumvikana. Nimba muri wewe utakirwa na kamere, kubera ko ururimi rwawe rudashobora kwaturiraho abantu ibyiza, kubera ko ururimi rwawe rudashobora kuvuga ibintu byiza. Igihe cyose tuzokoresha ururimi rwacu tukaruvuga rukavuga ibintu byiza, ruzodutunga.
shuzgo kumfano ushaka guhura nk'umuntu gusa muhuye ukamubwira ati muraho muvandimwe Imana ikugirire neza Imana ikwiteho Imana gusura aho kajambo sumugiye ko nyine kakaba ko gufungurira imiryango utaruzi ko ishobora gufunguka ugize neza cyane ugeze ahantu nishimiye ukuvuga ngo ni uwe mutwaro ugira muri wewe kubera ko uzi ubuzima bw'isi uko bumera ubuzima bw'upagano uko bumeze ni uwo mutwaro uza wiyumvamo kuri ubu ngubu umuntu utarakizwa umuntu utarakira agakiza umuntu utazi ibintu byiza tubonera mu Mana niki wokora kugira ngo uwo muntu mugarure kuri Yesu. Yes urakoze cyane koze icyo kibazo ndagifata kamwe n'ikindi ni ukuvuga ngo jewe maze gukizwa ni ukuvuga ngo ngira umutwaro gusabira abantu batarakizwa nzamwe Imana nkabwira Imana ati Imana harya wankuye hariho n'abandi bagihari kandi ufite imbaraga zo kuhabakura muririmvyi yararimbye aravuga ngo kuko imparakazi ihagizwe no gushaka amazi mu butayu reka ariko umutima wanje Mana uhagizwe no kugushaka ni ukuvuga ngo nimba abantu bagifite inyota y'isi ariko hari ukuntu Imana ishobora gufata abanyabyaha ikagushiramo inyota yayo ni ukuvuga ngo nsubiye inyuma ubuhamya bwanjye natanze navuze ko hari gahunda bankoreye ihitima ari inyota yose y'isi nari mfite Imana yamita impeza inyota Bishop yubahwe Bishop Imana ihita impeza inyota y'iki yo kwakira Umwami Yesu ni ukuvuga ngo rero abantu batarakizwa ni ukuri nzambasabira nawe muvandimwe twese tuba tubasabira naje ko ari abantu bagaza bararije urukunje bansabira kugira ngo nzogire gute kugira ngo nzokizwe ariko rero nawe ugomba gufata umwanya ugasabira abantu ubundi ikigero ciza cerekana ko umuntu yakuze ahagaze neza ari mu murimo neza nuko ugomba gusabira abandi ugomba gufata icyifuzo cya mugenzi wawe ukacitwa cyo gene nukara gutyo icawe kizogira gute kizasubizwa. Arakoze cyane Imana igumugisha kuri ibi bintu dusobanuriye nanje mfite nk'imbogamizi nka zitatu nahuriyeho nagize muri uyu murimo maze gukizwa kubera kuko waruvuze ngo uyu muntu abuze abamurera kubera ko twafatiwe muri ville ngira uburangare uko akunda umuntu afatwa ari muri moto ya kwanza noneho twari ahantu muri groupe y'abantu benshi badutekera icayi bamaze kuzana ico cayi mwuka arambwira ngo kino cayi kiri musuma kubera ijya moto ya kwanza ndavuga ngo ndakimwa ngo ntakomba bavandimwe narakimwoye nagwaye hafi amezi 4 ndagwara ndaremba kandi nagize gute atari uko ntakibonye hari intambara zimwe dukora kubera zitujaho kubera ubujiji bwo kudasobanukirwa neza nari nakibonye maze kukibona ndabongoreka gira gute kimwe nukuvuga ngo wama wizera bati ndizera kwiyahura narizeye ariko Imana imbabarire siniyahuri narizeye ndavuga ngo ndayimwa kandi ntacomba kandi narayimwe nubwo yangejeje kure ntawe ntakwabaye ahubwo nagaruye umubiri nuko ariko ndakubwira ngo wowe wakijijwe wowe ufite impano wowe wakorera Imana ibintu bimwe ushaka bakurera ushaka bagutoza kuko biza bituma umuntu aba umuntu muzima akagera ku rwego rwiza iyo ni intambwe imwe ikigira kabiri hari ibintu byose biza bigaragara nti biza bivugwa twigeze kuja gukora gahunda ahantu tugiye gukora gahunda twinjira mu gipango c'abandi ariko cari citorero fulani sindivuze noneho kubera ukuntu yari remereye babura uko batubuza
bakubita umwuka mubi mu muzamu. Muzamu we twari tuziranye soja yamafata umupanga ngo aradutema. Noneho aho hari ahantu urumva namwe turi mu gipangu, gahunda tuva mu mwuka, twari tuje muri gahunda ariko none duhura n'ikindi gitero cy'ipanga bizemo hazamwe iby'umupanga gera umwuka umutamuvuyemo hazamwe iby'umupanga. None arangije kuzamwe umupanga, ngira wacu ndamubwira ati va muri za ruga nyinshi turapfuye, nutindiganya turatema. None tutangira kwiruka gucengana. Ndamubwira ati yewe dukuremo imikaba. Cyumva twari mu mwuka ariko kera kamera igize gute? Kera kamera iraje. Turavuga ngo nitutitabara k'uyu mugabo arabatema. Kandi hari amasaha y'ijoro, usibye ko hariho umuco, hari amatara. Mwamukuramo imikaba? Twamadukuramo imikaba. Turamubwira ati nimba uri umugabo utwegere. Uwo mugabo yubaho. Ariko nuko uwo musoja Imana imuturinda gutyo. Ariko kubera ko twabaje kugira uti twigwanyeho ibintu byose, intambara zimwe tugenda duhura nazo, hari bimwe biba bisabye kugira ngo dukoreshe ubwenge, duhaguruke nyine duhangane. Ariko bitavuze ngo twataye agakiza. Ubuzima bw'umwuka n'ubuzima busanzwe zose biruzuzanya, ariko kandi tugomba kuzirikana, kumenya kuko nubwo twavuye intambara zikikurikirana ubuzima bwacu, dukomeze tube maso. Kandi nawe ucitse intege, ntucike intege kubera ko hariho umwami Yesu. Arakoze cyane umuvandimwe, reka dushimire abantu kwigana ciza twagize, kandi namwe tubashimira ko muza kudukurikirana. Imana ibamugisha cyane mu nshuti zacu, natwe turabakunda, tubasaba gukora subscribe, like, comment and share. Ndabizi neza kuko nimukurikirana muzagubwa neza kandi muzafashwa. Kindi indi nama ntoya gusa noheza abantu umuntu wese bakijijwe, birizivuga ngo ntiturageraho Satani atashobora kugeza imyambi. Rero bavandimwe twikwirara ngo tujyame dusinzire, kuko Satani numukara tugenza hano hanze, umurezi wacu. Tube maso, dusenge, tube kubicaniro, nibwo tuzonesha Satani. Kandi icyaha tugomba kugihungisha, hari icyaha tugomba guhisha amaguru. K'icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha tugomba kwiruka kumutuno kwiruka, apana guhagarara, kumutuno ukiruka. Turabizi neza kuko Imana izodufasha muri byose, tukagenda tubagezaho amakuru meza kandi abashimishije. Murakoze cyane, Imana ibamugisha.